turareba uko babyifasha hangaha ndani ya studio. Sasa ndani kwa muko fresh reka twinjire mu kiganiro babwiriza muri story nje kubabwira muri amasaha ya mbere nkubwira nuko ijyanye ni na Butera Knowless. Butera yabagiye ko afite indirimbo shaje koheza vuanga bidatinze, yabwiye ngo yisapraza kubatamo indirimbo ye yise ntacyo, sinibamva yise ntacyo, niba ari ntacyo nzabane ntacyo nzicuza, niba ari niki guzabyumva nyine umunsi yo ndirimbo yasohotse. Ubu cyo usabwa no kuri hafi cyane ya radio yawe Isibo FM sakubwira umunsi yasohotse uje kuyumva of course. Another story mfite niba ukunda filime cyangwa se ukunda ibijyanye na filime z'uruherekane okay mujye mugitanga na maseri izo filime mukunda niba warebye filime yitwa Prison Break. Nabuze baravuga ko bagiye kubahiriza izikindi gice cyayo gusa nyine abakinnyi bayikina bazaba barimo abanyikiza bari bashya cyane. Ko nakunze ba T-Bag bati bodole ntabwo bishobora kutongera kubabona, ni warakunze wa Michael Scofield ariko byanze bikunda bagaruka ubona bagiye ko byifashe byo filime nuko bizaba bimeze cyane. Nabuze bona company ikomeye yari mu gucuruza filime cyangwa se mu kuzamamaza yamaze kwitangaza ko biri hafi cyangwa se biri hafi mu gukorwa. Uyu munsi muze kumva story nanone navuga kikomeye igaruka kuri muri Kikas Music twayikomeje mu cyumwe tuvuga uburyo nyine bwiza amasezerano no kugenda arangira cyangwa se contract mo kugenda irangira ese ubu ngo baraza kongera amasezerano cyane ko havuzwe ko ngo we na manager hari ukuntu barebana kana keza ko mwijisho gusa ngiye manager aje kubihakana cyane avuga ko bitashoboka cyane ko akora neza ntabwo bivuze ko akunda nagiye ubona abantu babanye neza mukavuga ati hari makanu ariko ibyo ni ibinyoma cyane aje kuba binyomoza avuga ko bwiza afite umukunzi ngo ataramutangaza kandi ntabwo ari manager we. Umishize mwabonye Element ari kumwe na Bien baraza niko tumwita cyangwa se umwite kwizera niko bamwita muri kikie cyangwa se muri groupe niko bamwita cyane. Ndavuga no akora bya hafi bamwita kwizera cyane nakazi nabwiye ko yagahawe na numwe bashinzwe umuziki we cyangwa se ushinzwe sound ye hariya muri cyangwa se namufasha bijyanye n'amajwi ye ahagiye gutaramira ni umurundi namwise kwizera cyane namwise kwizera niko azina nyo twakunze kumwita nukamwita uzabona kwitabye ni muhura ariko so yabanye ko ari kumwe na Element bahuye gute bari guteganya iki se hari ndimba baje gukorana nabyo uraje byumvanga mu kiganiro ntuze kujya kure n'ujya kuroza kubihomba na handi ubuze kwikura ibintu nk'ibi ngibi. Ikindi ngubwire ko mu minsi yashize twatabarizaga witwa ati bose babireba bijyanye n'umugore we nyine amaze igihe kinini arwaye ibijyanye n'impyiko dore ko atarayihabwa shemi igihe kinini cyane kandi urumva bagomba guhabwa ibyitwa dialysis inshuro 3 mu cyumweru kandi bihenda cyane. Ubu ngubu yamaze guhabwa miliyoni 1 bandi bayimuhaye rero ni itorero ntuzi kukubwira najyo iryari ryo uze kuri hafi. Ikindi uze kondarukaho ni bijyanye na Medbeat ndetse na The Ben bahuriye hari mu Bwongereza nyuma y'igihe kinini baramaze badahura baherukanaga haciye imyaka myinshi haciye igihe kinini neza kubyumva ko byagenze ubundi yakurikiraho iki ibyo byose birahangama iki kiganiro. Nanone nzi kugaruka kuri iyi nkuru igaruka kuri Michael Tyson yamaze iminsi ari muri Congo hano muri DRC hano hakurya hangana amazi iminsi yibereye yaragiye mu biki dore ko iyi Congo buri yifite agahigo gakomeye cyane ku rwego rw'isi niba kuri iki bijyanye n'umukino witera makofe niba bikurikiye iki gihugu ricyo cyakiriye umukino wahuje uwitwa George Foreman ndetse na Muhammad Ali hashize imyaka 50 yose imyaka 50 uyu mukino ubaye ubereye hariya muri Congo Kinshasa kubanza icyo gihe kukaza yiri hari hashize imyaka myinshi cyane. So no mukino wahuriyemo nyine ngo Muhammad Ali mujye mwumva bavuga ngo bomaye ibintu nk'ibyo ngibyo niho ijambo ryavuye icyo gihe bati murangize no mukino wahuruje isi yose unjanye n'imikino witera makofe. Rero uyu nguyu Michael Tyson yaje gusura iki gihugu nanone aravuga ati ahangaha naje gusanga ariho hari nk'umoko yanjye avuga ati ngende ubukongomani ati yaje gusanga nyine kuko basugiye ubona mu minsi yashize mwabonaga ko byamamare byinshi byo hirya no hino kwisi bavuga ati bagiye gushaka inkomoko zabo cyangwa se bakomoka bakisanga bakomoka muri bihugu bimwe n'imwe bya Afrika. Abonye ko umuntu nka Runda Chris yagiye muri Gabo none agiye atandukanye bajya mu bihugu nk'ibyo byo muri West Africa we yaje kuvuga ko nyine ngakomoka ahangaha muri Congo Kinshasa ngo ari akomoka cyane.
byamugenzaga n'ibyo kubwira muri iki kiganiro uze kuba uri hafi cyane. Gusa ari ifoto yafashwe uyu nguyu Michael Tyson afashe ku rutugu rwa perezida w'iki gihugu Chilombo cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi. Aravuga bati gute waho ka perezida wacu bafata ku rutugu wowe ubona urinde. Gusa nibisanzwe mwabonye ko witwa Kanye West ahura na Trump yamufashe ku rutugu. Mwabonye ni benshi abarabo barisanzura cyane aho yari umukuru w'igihugu cyangwa se ari umuntu wahuye nyine kugira bamwereke ko yamwishimiye ari ubushute mufata ku rutugu. Ariko ahandi nko muri Afrika nyine babona ari ibintu bitabaho nibibaho. Nazo bora benshi bigarukaho cyane nabyo tuzikwiye kugarukaho. Gusa nanone indi story uzikubwiye nigaruka kuri Donald J Trump. Yunga yibura Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa mu minsi yashize ntabwo yabonye igihembo cya Nobel. Yarangiye atakibonye. Yaravuze ati nawe mu rugo bo guhabwa igihembo cya Nobel bitewe n'uko ngo yahuje ibihugu byinshi bitewe n'uharimo kugira mu guhuza ibihugu bitandukanye ngo bitumvikana bagomba